Si rimwe humvikanye umuntu wapfuye bitewe n'uko atamenya ubwoko bwe bw'amaraso. Si rimwe humvikanye inda yavuyemo bitewe no kutamenya ubwoko bw'amaraso. Ngo amaraso atangwe cyangwa se ahindurwe vuba. Ni ku nkuru rero dukesha urubuga bita Very Well Family, inkuru yashyizweho ku itariki 24 z'ukwa 11/2019 ivuga ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso abagore bakunze kugira ikibazo cyo kuvamo inda. Uretse ko ibi bidateje ikibazo cyane kuko bisa n'ibyaboneye igisubizo, ariko nibivuze ko bigikenewe cyane kandi muri sosiyete. Wowe urakora iki kugira ngo umenye ubwoko bwawe bw'amaraso? Urakora iki ngo wirinde ko ibi byakubaho? Ibi ntabwo tubivuga kugira ngo tubatere ubwoba, ahubwo nibyo cyane ko inda y'umugore ishobora kuvamo bitewe n'ubwoko bwe bw'amaraso, n'ubwo ibi ngibi bishobora guhagarikwa. Ariko se usabwa iki kugira ibi bihagarikwe? Biroroshye cyane. Imenya ubwoko bwawe bw'amaraso uyu munsi kandi ubigendereho kandi ubyifashishe. Reka turebere hamwe nanone, dukomereze ku kiganiro twashorejeho ubushize twabonye uburyo ubwoko bw'amaraso babumenya cyangwa se babuvuga bagendera kuki, uburyo amaraso atangwamo. Ese ni abahe baha amaraso ubwoko bw'amaraso bwa O? Ibyo byose twabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Ubu rero tugarutse dukomereza ku bibi cyangwa se ku ngaruka umuntu ashobora kugira bitewe n'ubwoko bwe bw'amaraso. Tugendeye ku byo abashakashatsi bavuga, hari uburyo ubwoko bw'amaraso bushobora kugaragaza ubuzima bw'umuntu. Ubwoko bw'amaraso rero kuba bwagaragaza ubuzima bw'umuntu, ibi ngibi ntibiremezwa, ahubwo biracyari mu bushakashatsi. Ariko ibyo nta kabuza turabigusangiza, turakugezaho ubu bushakashatsi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O usanga bakunze kugira ikibazo cya bacterial and viral infections, cyangwa se izi ndwara zandura ziterwa n'amabacteri. Harimo plague cyangwa se ibiza, hakabamo kolera, hakabamo tuberculosis cyangwa se igituntu. Abantu rero b'ubu bwoko bw'amaraso bwa O bagira amahirwe 35% aruta y'ubundi bwoko bw'amaraso mu kwandura indwara y'amara bita duodenal ulcers. Aya mahirwe rero cyangwa se ibi bibazo byo kwandura iyi ndwara bafite amahirwe 35% kuruta ubundi bwoko bw'amaraso mu kuyandura. Nk'uko nakomeje kubibabwira rero, ibi ntibiremezwa neza kuko ubushakashatsi buracyakorwa. Ubwoko bw'amaraso rero bwa O ntabwo bufite ibibi gusa, ahubwo bushobora no kugira ingaruka nziza ku buzima. Aha twavuga ko ubwoko bw'amaraso bwa O umuntu ubufite aba afite amahirwe make cyane cyangwa se ingaruka nke cyane mu kwandura indwara z'umutima. Ubwo turavuga coronary heart diseases. Ubu rero bikagaragaza ko aba bantu bafite amahirwe yo kutandura iyi ndwara kuruta ubundi bwoko bw'amaraso. Ubu bwoko bw'amaraso bwa O rero bufite amahirwe 25% yo kutandura indwara yitwa pancreatic cancer cyangwa se kanseri y'urwagashya kuruta ubundi bwoko bw'amaraso. Si rimwe, si kabiri, si gatatu humvishwe ko ubwoko bw'amaraso bushobora kugendana n'imirire urya. Ushobora kuba warumvisha ibyo bita blood type diet. Ibi bigaragaza ko ibiryo urya bigendanye n'ubwoko bwawe bw'amaraso ari byo bishobora gutuma uguma umeze neza. Uretse ko nubwo ibi bintu byamenyekanye cyane, biracyabura ibimenyetso biri scientific kugira byemezwe. Ni nayo mpamvu ku isi yose ibintu bitaremezwa. Turaza gusoreza ku gice cya nyuma tuvuga blood type personality cyangwa se imyitwarire y'ubwoko bw'amaraso bwa O. Turifuza ko waza kubana natwe mu kiganiro kiri bukurikira iki kivuga blood type personality cyangwa se imyitwarire y'ubwoko bw'amaraso bitewe n'ubwo bwoko, cyangwa se turagaruka cyane ku bwoko bw'amaraso bwa O naho ubutaha.